muri kureba aka kabara kari hejuru, ahangaha niho kuri cathode, ahangaha katari ni kuri anode. Imwe ibikubiyeho diode enye. Iyi diode tuyita bridge rectifier, ni ukuvuga ngo ifashe izi diode enye ikazihuriza hamwe mu gasakwiti kamwe gakora full bridge rectifier. Mwaramutse, mwiriwe bitewe n'aho muherereye. Hari abari mu gitondo, hari abari nimugoroba, ndetse hari n'abahageze ari ubwa mbere, ariko mwese tubaha ikaze. Ni YouTube channel ibagezaho amasomo n'ibiganiro bitandukanye, amasomo muri basic electronics ndetse na advanced electronics, aho twayakoze mu buryo bw'uruhererekane kuva kuri episode ya mbere kugera kuri episode ya 10. Iyo ni session ya mbere cyangwa se ni season ya mbere, aho session ya kabiri tuzareba n'ibindi bitandukanye, ariko turacyari muri season ya mbere, aho turi kwiga by'umwihariko basic muri electronics, tugasobanukirwa kugira ngo tuzagere muri sessions zikurikira cyangwa season zikurikira twumva ibintu kimwe, ku buryo dutanga umusaruro muri society turimo, ibintu tubyumva kimwe, ku buryo nitugera muri nimba turi gukora akazi nkabwira ati ahangaha iki gikoresho cyaje kirwaye gutya, tugiye kureba ko VCC zazo zisohoka, cyangwa se tugiye gupima AC ko irimo cyangwa DC. Donc izo terime dukoresha muri technique, ku buryo tuzaba tuzumva kimwe kandi tuzi n'ibyo ari byo. Uyu munsi rero muri experiment z'uyu munsi tugiye gukora, twabonye ko hari abantu biga ibintu bakabyumva bakabimenya mu buryo buri theory, ariko batabizi cyangwa se batarabibona amaso ku maso. Icya mbere tugiye guheraho, turaza kubereka components nyinshi zitandukanye z'ibanze tuzahura nazo cyane cyangwa se dukoresha kenshi. Kuri diode twarayibonye, tubona ko yarowinga current to flow in one direction, cyangwa se ireka current zitambuka mu cyerekezo kimwe. Siko bimeze. Izi zose rero ni diodes, kugira ngo muri kuzireba. Twabonye ko diode igira pin ebyiri, anode ndetse na cathode. Nkuko muri kuyireba, iyi ngiyi ni diodes. Hanyuma hari akantu nimba muri kwitegereza gafiteho irindi bara aha hejuru. Muri kureba aka kabara kari hejuru, ahangaha niho kuri cathode, ahangaha katari ni kuri anode. Ni ukuvuga ngo izi ngizi ni ordinary diodes. Diodes twabonye ko ziri mu bwoko bwinshi butandukanye, hari Zener diode, ordinary diode cyangwa standard diodes, hakaba red diode, hakaba Schottky diodes, photodiode n'izindi zitandukanye. Ariko izi ngizi mberetse ni iki? Izi ngizi ni standard diode cyangwa se ordinary diodes. Hari n'indi diodes imwe ibikubiyeho diode enye. Iyi diode tuyita bridge rectifier, ni ukuvuga ngo ifashe izi diode enye ikazihuriza hamwe mu gasakwiti kamwe gakora full bridge rectifier. Iyi ni diode nayo, aho uzayibona muri circuit ugomba kuyimenya ko ari diode, haba hariho n'utumenyetso tubigaragaza ko ari diodes. Diode nayo ibishobora gupfa ikaba kuri circuit, cyangwa se igahura aha naha, wahapima muri continuité ukumva harahura. Ibyo biba bishobora kuba uburwayi nyine, kuko ni ukuvuga ngo iyo hahura biba bivuze ko n'ibiturutse kuri cathode bishobora kugenda bikagera kuri anode, kandi ubundi yarowinga flow of current kuva kuri anode tuza kuri cathode. Izo ngizo nazo ni uburyo bwo kuyipima. Ubu ushobora kuyipima ushyize muri continuité, noneho ukaza corde ya negative ukayishyira
kuri cathode, anode ukayishyira kuri positive. Urabona iyi diode yacu nayo irarwaye kuko ntabwo yapima. Urumva uko guhura ni ukuvuga ko iyi ngiyi ifite ikibazo. Reka dupime inzima urebe. Urabona iyi ifite ifite valere zigaragara 600, 700. Iyi ngiyi ni nzima, ni uko nguko tubasha gupima. N'iyi ngiyi ni nzima, ariko iyi ngiyi urumva ko ifite ikibazo. Iyo upimye diode, cathode yayo na anode yayo kumva birahura, kiba ari ikibazo kuko ntabwo yaba igikora bwa buryo bwo kwalowinga current, guflowinga tuva muri anode tuza muri cathode. Iyi ngiyi ubwo igize ite? Iyi ngiyi ubwo ifite ikibazo. Ni uko nguko wapima diodes kugira ngo umenye ko ari nzima. Ndizera ko abo turi kumwe, abadukurikiye, ntabwo wabona diode muri circuit ngo wibaze ngo aka ngaka ni agaki, cyangwa se nitugera muri pratique tugiye gupima ibintu turi mu kazi akubwira ngo reba ko bridge rectifier iri gukora neza cyangwa reba ko diode zose ari nzima, ubwo uzamenya diode ugiye gupima izo arizo kuko turazibonye. Izi ni ordinary diodes. Hanyuma red diodes ni twa ampule cyangwa se twa dutara, ariko nk'urugero izi nazo ni ubwoko bw'ama diode tubona muri televiziyo, ariko ni ukuvuga ngo ni diode nyine nazo bwa bwoko bwa diodes. Izi ni zimwe mu zo twita red diode, red emitting diodes. Turaza kureba nazo uburyo bwo kuzipima, ariko ni ugushyira muri continuité. Reka nabyo wenda ndetse nibereka. Iyo ushyize hano muri continuité, aho bihura gutya, ukaza ugashyira ku kadiode kawe, iyo positive igiye kuri positive, negative ikajya kuri negative, iri zima rihita rigira gute? Iri zima riraka, irirwaye ntiryake. Turaza kuripima neza, ariko n'ubwo buryo bwo kugira gute bwo gupima. Aya ngaya menshi yaranapfuye, ariko hariho n'igihe byanga kwaka kubera apareyi akavolute kari gusohokamo katabasha kuryatsa, wenda ryatswa na volute nyinshi. Aya ngaya ndaza kubereka uko bayapima, nagira ngo mbereke diode ya right emitting diodes. Ubwo kuri diode naho ndibaza nta muntu turi kumwe ubu ngubu wahura n'ikibazo cyo kumenya diode. Uri kureba utu ni utu right emitting diodes turi mu mabara atandukanye: ubururu, icyatsi, umuhondo. Utu twose ni ubwoko bwa diode za right emitting diode. Reka mbashimire rero mwese twabanye muri iri somo, muri practical experiment y'uyu munsi. Ndibaza musobanukiwe. Reka mbashimire rero, mbasabe gusangiza abandi ayo masomo kugira ngo tugendane muri uru rugendo twahisemo rwo kubagira abatekinisiye b'umwuga kandi bazi ibyo bakora. Murakoze, mugire amahoro.